not sense, not knowledge, not wisdom. Nicyo kiganiro numvisha. Umugore ashobora kujya kumesera abandi, uzahita wumva umuntu bohereje amafaranga kuko atakwishyurira tureko umugore baratandukanye. Abana yavuye mu nda yiwe. Dukorera Imana sibiki. Gukorera Imana sibiki. Waba gukorera Imana iki? Warananiwe. Bibiri navuga ngo umwepiskopi. Siyavuze ngo agiye kumenwa amavuta y'ubushumba. Singiye. Nkurikije ibyo uriya mugore yavuze byonyine ntibimwemerera. Intebe y'ubushumba nibishaka yazicaraho mbaye nyubitse ngizina rya Yesu. Ngiye ndayubitse. Ngahazabeho. Azabeho. Kireka nasengerwa na babandi b'abapagani. Dore ngiyi intebe y'ubushumba nishaka tozene izuburuka kuriya mugore wa mbere babana batabana ari uko amubohoye. Niba yumva yuko ari mukuri turi gusasangura iki kintu nibishaka ibyo avuga hano byose ntabwo ari byo nukubeshya nafate ivarisi nkuko yivanye mu rugo rwe yongera yikorere ayijyane ku mugore wiwe bongera basubirane kuko uyu mugore ntago yirukanye nibishaka ubwe no wiyirukani. Uyu mugore yavuze ngo nibishaka afite ikibazo kirari ryinshi kirari ryinshi kigiza gute no kumuca inyuma cyane ngo n'abandi yamufatanye basambana. Tuza rero tuza batera udutebe nibishaka nta mbwa zifungirwa mageragere nta mbwa ziri mageragere hari y'abagabo. Shaka mubaze umugabo wafashe umwana ku ngufu wowe ni n'ikibwa kinini cyane dukomeze n'ikibwa kinini cyane. None se n'umuntu utinyuka akica umuntu akamufata akamukata umutwe. Oya byo birahera ariko oya nawe urukumbaza ibintu biremereye. Ubwo nabagabo bari gusa iyi mbwa rero mwaba muri no kuyirenganya kuko imbwa ntiyakora ibyo. Ari hanyuma y'iki yimbwa ni shitani daimon ibitembera. Aya rero namwe mu magambo y'umuhanuzi Theogene yivugiye kuri YouTube yitwa Imana Irahari TV. Ariko iyi YouTube yitwa Imana Irahari TV ndaza gushacinga mbanze yemenye nyirayo ashobora kuba yejejwe. Ndi umupastori uyu muntu arejejwe. Oya nta kibazo afite. Aka kantu kaba gatumye tumenye ukuri k'umuhanuzi. Ngo arajya muri MTN azane historique y'uburyo yagiye agufashamo ndetse ngo n'uburyo umunyamakuru witwa Nepo w'Umusaraba TV yamuriyemo amafaranga ngo ibyo byose araza kubigaragariza abantu. Ahukorera uko niko kuri rero. Uko kuri ntabwo umwega ahubwo mumubwire ngo tuwarutuzanira uko kuri. Ni nk'uko yahakanye ko aho ngaho atariho dutuye. Ngo rero hagati aho ngaho n'inzira barahafotoye n'abandi n'ubundi barahafotoye. Umubwira ati rero none turashaka ko tujyana aho umugore wawe nyirizina aba kuko yakanye ko atari yabamo. None se ejo naza kugusura nta kibazo. Ejo ntabwo mari wari byari ejo zaba ndi mu tuzaba ndi mu ntara. Ariko turaza kubivugana dupanga uburyo umuntu yazagusura. Tuzavuganaho ntacyo. Ntukiri hahandi twagusuye ngewe na Juste se ni hahandi kandi ariko niho nizere ko ari hahandi neza hamwe nzi. Umunsi twazaga aho ngaho rero Dorothée abantu baduteye amabuye ngo turabeshya ngo twinje ari naho twahanuriye ngo tugiye gusara. Ni iki wabwira abantu muri aka kanya badukurikiye none? Yewe ahindura abasazi mu bikorera yego kuri bane ikinyoma gikorera abantu nta byose. Nawa rero reka ariko hari akantu gatoya nibagiwe k'umugabo witwa Nepo yavuze ngo azamutirure ngo gaze ngo yamwibye gaze. Biriya byose nabyo ni ibimwaro byuko washyize ukuri ahagaragara. Bakabyara yena nifanye mutimbaze abwo yabimenye ntabwo byane byabimenya rwose akamugaburira ibyo kurya
jambo ngo agiye gusenga. Reka mbwira n'abarokore mwese mudukurikiranye, mbere yuko ujya gusenga banza ukemura ibibazo wawe. Urajya gusenga utarakemura ibibazo byawe, iryo sengesho ni ryamunagaye. Hari undi mugore wakasa mutwe numvisha hano ngo wabwiye umugore we ngo wabwiye umugabo ngo agiye gusenga ngo Yesu azaza sasa ubwo buriri. Reka mbabwire, Yesu azaza ngo azaza sasa sha. Reka kubwire nkawe umugabo atagukubise kakumena ari urumvyo bintu nibiki. Ubuzima bwo mu mwuka ku buryo ubuzima bwabo buhinduka, imimerere y'imico mu buzima busanzwe igahuzwa neza niyo mu mwuka. Bitaraba ibyo bintu, bitaraba bandogarukimbirana abantu baracyabeshya Imana. Mujye kwishira zanye umuhanuzi Moses mu nkuru n'ibiganiro byacu aherutse guhanwa akavuga ati mu minsi mikeya abagore umuhanuzi Theogene bagiye gutonda. Barabihanuye ntitwabiha agaciro ntitwanabyumva ariko byasohoye. Wahaye ikiganiro, wahaye ikaze na murakoze kumbi kazi 078388 yego bo ni ibintu bibiri. Navuze yuko igihe kigeze kandi gisohoye ubwo abasenga data bamusenge mu kuri no mu mwuka batishushanya. Naravuze n'umuntu yakosa, yagira amakosa, yagira ibyaha. Ikibazo ni gutemera gukosora amakosa. Ndavuga nti mu gihe kitarambiranye gito kiyuse haraza nabandi. Rero baje nabandi baraza, baracyaza. Muri byinginjo buzavuga ngo baracyaza, biracyaza n'ibike biracyaza. Wakiriye ute kubona Madamu Theogene ntabwo nabimuzi aza kurika? Nagahinda wirukangana umuntu cyane ukamumara ubwoba. Uriya mubyeyi afite agahinda kandi ni ngombwa aragafite. Gatewe na bya bine twamaganye tuvuga ngo umuryango kuri YouTube ntugomba kuhaza. Aho umwe umugabo agenda akifata akavuga ngo wa mugore hari ibyo wakoreye mama akabishyira angire publicly, ubundi ntibyeme mu muco mu myifatire ntago byemewe. Reba rero dore ngibi ibyo twavugaga bakatera amabuye abandi bakavuga ukundi kuntu tubabwira ngo igihe kizasobanura ibintu. Rero nibahame hamwe igihe ubwacyo kize gisobanura iki ibintu. Kira ni igihe cyabisobanura. Igihe kigeze ukuri guhabwa intebe, ikinyoma kikimuka. Ikinyoma gishobora kuba kiri muri bingaro cyugamishijwe kiri ku ntebe y'amadiva kiri mu ifuteye, ariko iyo kuri kuje kijya kunyagirwa. Imvura yagindi y'amahindu, imvura y'amahindu. Buriya mu buzima twabwiye abantu kurinda kuvuga, gusesereza, gusebya, kuvugaho ku muryango wigeze cyangwa ufite. Tubabwira ko ibi bintu ari bibi cyane, bigera kuri urwego rero n'umumama nawe yaturitse agira gute aravuga. Rero ngaho rero kabaye abadutukaga nabo babirebe bajye muri commentaire bongere basubireho yihane. Umuntu wese wadutwantutse asubireho yihane mu izina rya Yesu. Moses kijya gihe ubihano bari uri mu mwuka? Njyewe nari mu mwuka, numva ijwi rimbwira ngo hari ibintu byinshi bigiye kugaragara kuko niwe wabyizanye. Mbivuga nanjye mbibwiwe n'Uwiteka ndabihanura ndabivuga. Mbivuga uko nari ndiro kuri kamera yawe, mbivuga uko byaje uko mbivugiraho ndataha. Abantu sokunuka ko igihe rero kigeze birasohora. Wa mbere araza, wa kabiri yaje, hazigaye babiri, yuzure bane. Ariko bivugwa ko uriya waje bwa mbere yerekana umwana bivugwa ko ari Frank yakije. Uwa kabiri none Frank, uwa kabiri we ndamuzi neza, Dorothea n'uwisezerano. Harabura babiri rero. Wamuhamagara mu kiganiro, hamagara wumve. Kamuhamagare ndebe kafata telefone. Hamagara wumve. Nta nubwo uramuma yashaka kujya kuri YouTube ariko wabibonye mu kiganiro cyatambutse. Bivuze ko yazanywe n'ijwi ry'Imana. Oya, bamusanze bamutunguye. Ndakubwiza ukuri.
iyo mikoro nayo bize kuzurusha ngutiziye nabyo bije arayifata umuntu uba wemerewe kumuhamagara ni halo urakumvuga gute uraho neza uraho ndi mu kiganiro kuri YouTube channel nagira ngo ngire utubazo kamwe cyangwa tubiri nkubaza hanyuma abantu baze kuza gusobanukirwa muri make urabizi ko areze kiye rwamagaye Dorote muraho neza uraho mumeze neza yego tumeze neza nakubonye mu kiganiro kuri YouTube channel ebyiri YouTube channel imwe niyo uwitwa Nibishaka Theogene wahoze ari umugabo wawe ndavuga ko yahoze ari umugabo wawe bitewe nuko nzi ko yagutaye akagenda mbona hari ibyo uri gusobanura nyuma yaho rero ikiganiro kikimara gusohoka kikimara kubonwa witwa ko yahoze ari umugabo wawe agaragara kuri YouTube channel imwe yitwa ngo niba ari Imana irahari TV atukana ndetse anavuga ko abantu binjira mu buzima bw'urugo rwiwe ari ibigoryi kandi yiteguye kuba yabageza mu nkiko wabyakiriye gute kuri ibyo yavuze anavuga yuko azafata nyirabukwe ubwo ni mama wawe agafata nyoko bukwe ubwo ni mama we ndetse na mukuru wiwe ngo akabasaba kuba babahuza mukongera mukabana ngibye na Doroteya ntihagira umuntu ubyivangamo ngo hari uburyo mubiziranye bimeze bite bihagaze gute witeguye gusubirana na Nibishaka Doroteya siwe turi kuvugana se yara habayeho none se watangaje ko afite ubukwe ariko numva ko nyine agenda kuri YouTube batangaje ko afite ubukwe umushara azamushyira cyangwa bariya batari kuri kamera azabashyira hehe ariko ngo yasaba yuko abantu harimo abo mu muryango we ngo yabasaba yuko mwakongera mugasubirana ngo kuko ni umugabo wawe kandi nawe uri umugore wiwe kiriya yewe karame mu mwihorere nakomezanye n'abandi ngiye narabahariye yese ko Imana itavuze hanyuma se ibibazo by'imibereho n'ibibazo by'inzu numvise ngo ntaheruka kwishyura inzu byo bimeze gute ma ngo tuzagusura yishyuye ryari ntabwo yigeze yishyura inzu se afite ngo historique ariko yavuze ko afite historique yakoreshejwe mu buryo bwo kwishyura inzu nubwo uhakana ngo arajya muri MTN azane historique y'uburyo yagiye agufashamo ndetse ngo n'uburyo umunyamakuru witwa Nepo w'Umusaraba TV yamuriyemo amafaranga ngo ibyo byose araza kubigaragariza abantu ahugurira uko niko kuri rero uko kuri ntabwo umwega ahubwo mumubwire ngo tuwarutuzanira uko kuri ni nk'uko yahakanye ko aho ngaho atariho dutuye ubwo rero hagati aho ngaho n'inzira barahafotoye n'abandi ubundi barahafotoye umubwira ati rero none turashaka ko tujyana aho umugore wawe nyirizina aba kuko yahakanye ko atari yabamo none se ejo naza kugusura nta kibazo ejo ntabwo mari wari byari zaba ndi mu tuzaba ndi mu ntara ariko turaza kubivugana dupanga uburyo umuntu yazagusura tuzavuganaho ntacyo ntukiri hahandi twagusuye ngewe na Justin se ni hahandi kandi ariko niho nizere ko ari hahandi neza hamwe nzi umunsi twazaga aho ngaho rero Doroteya abantu baduteye amabuye ngo turabeshya ngo twinjire ari naho twahanuriye ngo tugiye gusara ni iki wabwira abantu muri aka kanya badukurikiye none yewe ahindura abasazi mu bikorera yego kuri
kuba ni ikinyoma bwiza maze gikorera abantu nta byose nawe rero reka ariko hari akantu gatoya nibagiwe ko umugabo witwa Nepo yavuze ngo azamutirure ngo gaze ngo yamwibye gaze biriya byose nabyo ni ibimwaro by'uko washyize ukuri ahagaragara bakabyara kugena bifate mu bimbaze ntabwo yabimenye ntabwo ibya Nepo yabimenya rwose biziranyeho bo babiziranyeho bwabo kera niba wabyivugiye yewe umbajije icyanjye nagusobanura ko rujyana mu cy'abandi ntacyo gutangaza kuko bo bahuretse imana hari rero nanjye niko mbyumva yego gusebanya n'uza mugabo ufite yego abana yubaha sawa reka nzagushaka tuzaganiraho birambuye nta kibazo kandi Imana ikomeze kukurinda igukomeze ikindi ntutinye kandi ntukuke umutima Uwiteka ari kumwe nawe sawa uyu mudamu ni umudamu w'isezerano w'umuhanuzi n'ibishaka Theogene byagiye bivuga ko Pastor Claude yamwinjiye ariko nkubwije ukuri mu bantu bagerageza kuba bafite nimero y'uyu mudamu nzi ngewe navuga ngo ndazi nzi uwitwa Ezekiel Rukundo amenya uwitwa Papa Bitangaza amenya n'uwitwa Pasiteri Mutesi abo nibo bantu nzi bafite izi nimero Claude akaza mwate rero Claude we navuga karengana kuko yagerageje no kuyinyaka dayimini vuga ntago ari ngombwa kubera ko umudamu yewe twaragiye turavugana numva ntafite igitekerezo cyo kuza kuri social media rero mitamuri nabonye n'ikiganiro rwose bamutunga atabishaka wabonye ko bamutunga uriya mudamu rero Imana irahari TV abantu banayijyo bakore subscribe ewana ndabona yatwitse kabisa uretse wumva uburyo umuhanuzi yitaku noneho ajye kundeka erega amageragere nta mbwa ziriyo hariyo abagabo gakobwa sokora yinjirira mu buzima uretse gato banza witonde yantangiye ubuhamya gatoya ko ndi umuhanuzi nicyo kibazo kakantu ndaza kugakata rero ngashyire muri video yanjye Imana irahari zamuke hejuru akizwe ajye guhinga wese udakora wamenye kaburetse hari akantu ushaka uratuma nibagirwa ibitangiro kandi ibyo yari numvishe neza cyane iyi ni ya historique twagiye ntukavanemo kose ubundi umuhanuza tukanane oya mageragere nambwa zibayo oya nyuma yavuze iki ahubwo ndibaza wumvishe gitutse ngo yongegera ibyo bintu bibaho ndibaza uyu ni umugabo reka babwire abantu badukurikiranye mwese tujye tubwizanya ukuri Ezekiel wakwifuza kujya mageragere nyine uyu ni umugabo aramutse agiye mageragere twavuga ko agiye nk'umugabo cyangwa twavuga ko agiye nka nta mugabo wita undi kazina kariya kantu yavuze ngo nta mbwa ziba mageragere kandi turi mu rukiko hariya rwa Gasabo yararize aranavuga ati Ezekiel bandeze oya ngewe cyari bangiriye niyo mpamvu ararira reka mvuge niyo yarizwaga n'iki n'ububuga byari bimukomeranye yari yabuze icyerekezo abona byanze nyine imbwa byayicanziranye none se itarira ndagira ngo ubwire ngo Ezekiel ndakubwiza ukuri imageragere ntagarahana kuvuga ngo ariko ntiyaraje hano ra ngwimbwa ngwiki umuntu mbonye ruguru ntago yari we ngwimbwa ngwiki oya nibishaka nta mbwa zifungirwa mageragere nta mbwa ziri mageragere hari y'abagabo shaka mubaze umugabo wafashe umwana ku ngufu wowe ni n'ikibwa kinini cyane dukomeze n'ikibwa kinini cyane none se n'umuntu utinyuka akica umuntu akamufata akamukata umutwe oya byo birahera ariko oya nawe urukumbaza ibintu biremereye ubwo nabagabo bari gusa iyi mbwa rero mwaba muri no kuyirenganya kuko imbwa ntiyakora ibyo
ari hanyuma y'iki yimbwa ni shitani dayimoni ibitembera. aya rero namwe mu magambo y'umuhanuzi Theogene yivugiye kuri YouTube yitwa Imana Irahari TV. Ariko iyi YouTube yitwa Imana Irahari TV ndaza gusacinga mbanze yemenye nyirayo ashobora kuba yejejwe. Ndi umupastori uyu muntu arejejwe. Nta kibazo afite. Aka kantu kaba gatumye tumenye ukuri k'umuhanuzi. Kwitwa umuhanuzi kuko reba nk'uyu mumama yaziga kuri YouTube agahararika kuri umukurikira uyu mumama no kuvuga amakuru ya nibishaka yose we biri kumugora abigira ibanga. We biri kumugora bikamuvuna akabiceceka umunyamakuru kamushyirayo ariko avane oya ibi bintu mwabiretse ko ari papa w'abana banje wumvisha aho kantu. Yego wakumvisha icyo kintu amwubahira aramwubahira yuko babyaranye aramwubahira yuko ari umugabo wamubyaje abana sibyo. Tekereza noneho uyu mujama uza agabanga umugore wanjye ngo yafashe ngo indobo ngo yakabegete ngo indobo yuzuye inkari ngo ayimenaho. Ezeke reka mbwira n'abantu mwashatse n'abashaka n'abazashaka reka tuvuge yuko byibuze byanabaye ibyo bintu koko ni ibintu byo guterura ukazana ukavuga amabanga yawe n'umugore wawe mwashakanye mwagize mute ukarundurira hano. Iyo usabeje umuntu mwashakanye ukamuvuga ukuntu muri kumwe cyangwa mutari kumwe umenye ngo hari ibintu bitatu uri kwangiza avenir y'abana. Uyu mumama rero we yakavarinze babana urabona ko agifite umutima muco festival kabiri agakiza ke gatatu nizo mvune yagize kuri wa muryango agakomeza akarinda ibyo bintu sibyo. None ubishaka nibishaka vuze ngo ngiyewe ndabizi neza uwo mugore arababeshya nagurikira ikiganiro cyose mpamagaye mama na nyina mabukwe cyangwa akazamuka urangurikira neza ntago byasaba ngo amasaha 3 uyu mugore akubwiye ngo iki ambwiye ko bidashoboka no kubera iki bidashoboka eka makuru nzayazana oya reka nkubwire iyo n'abantu mwubatse reka babwire ibyo ukorera umugabo wawe cyangwa umugore wawe ese nk'ubu Imana itanze andi mahirwe ikaba ngo ni mutandukane abagore n'abagabo batandukane bose nyine batandukane noneho turasaba ngo ababanaga neza bongere basubirane ese hasubirana bangahe uzima mu bitakunda nyikubwire ibyo ugenda ukorera uwo mubana ukugenda umwicurubozo ukugenda umuvunira donc umwicisha ko agake gace bigira akaguhara rukwa ushatse kuvuga ko yaramuhara rukwa kandi yabyivugiye buri utandukanye n'umugore abagore buri bafite imico itandukanye n'abagabo umugore we hari n'igihe uba waramukoshereje ariko akaza kuvuga yuko bimubereye byiza yasubirana n'umugabo wiwe abo ni abamama kugera kuri step avuga ngo nukuri kw'Imana ntibyashoboka ubu uri umugabo mubi ubu uri mubi pe ubu uri mubi umugore bere mu nza 25 reka mbwira n'abantu hano abantu bari kutwumva babyumve Ezekiel bino bintu birababaje umugabo yambaye amakoti arahinduranya amasute umwana yabuze sikurufizi n'ibirayi ibyo bintu bazi yuko Imana izi yuko izabaza umuntu umwana wabyaye byagenze bite wamumajije iki wamureze gute bazi ko ibyo bintu bazabibazwa mama aburi inzu ya 25 ibihumbi bingahe 20 byo kwishyura iki inzu yo kubamo undi ngo bamwohereza ngo igihumbi cy'idolari bimaze iki si byo bintu twabwira abajama ngo ayo matura mutanga azasha bakirirwa mudukanuriye amaso wagira ngo nitwebwe muyahereza ibyo se bimaze nikanga nakubwiye inkuru n'ibiganiro bikorwa nikanga ngewe nakubwiye ko mfite wa mama harakandi kandagiye kumva tuzagakina mukiri tuzagakina kwa kane kazaba kaje ikibazo nuko hora umbwira ngo tuzagakina na nubu nawe iyo uragana nabikurikira abyumve natakamba tuzakina kambere none se bigende bite uzahita wumva umuntu bohereje amafaranga
kuko atakwishyurira tureko umugore baratandukanye abana yavuye mu nda yiwe urabizi dukorera imana si biki gukorera imana si biki waba gukorera imana iki warananiwe bibiri iravuga ngo umwepiskopi siyavuze ngo agiye kumenwa amavuta y'ubushumba siko yavuze dore ngiyi ntebe ngiyi se ngiyi nkurikije ibyo uriya mugore yavuze byonyine ntibimwemerera intebe y'ubushumba n'ibishaka yazicaraho mbaye nyubitse n'izina rya Yesu ngiyi ndayubitse ngahazabeho azabeho kereka nasengerwa na babandi b'abapagani dore ngiyi intebe y'ubushumba n'ishaka tozene izuburuka kuriya mugore wa mbere babana batabana ari uko amubohoye ingero ushyire hano wari wicaye ringaniza ari uko amubohoye ushobora kutabana n'umuntu yaramuboshye ushobora kutabana n'umuntu ariko ukabana n'umuntu neza bitwaye iki ako nibishaka ngo we yarahunze ni impunzi buriya ni impunzi ngo yahunze umugore ngaho nataruke ajye mu rugo rwiwe niyo mpamvu bavuze ngo iminota 30 yonyine yitabaje nyina akitabaza nyirabukwe urumva ko ari wuze amakosa yagize ate anariza sinaguri ko yumva ko ubundi umuntu w'umugabo acyurirwa na nyina ndetse ubura umugabo acyurirwa na nyirabukwe ubura umugabo se umugabo arihigira intari rihigira mu ishyamba niba avuga ngo we yikoreye varisi aragenda ngaho nayigarure ariko shaka atarinze gushaka abamuhuza yagiye nyiraho nyina hari yagiye yose badahari bakazamusura ahubwo bakamusangana n'umugore we ndakubwiza ukuri ako kana niba yumva yuko ari mukuri turi gusasangura iki kintu niba ishaka ibyo avuga hano byose ntabwo ari byo nukubeshya nafate ivarisi nkuko yivanye mu rugo rwe yongera yikorere ayijyane ku mugore wiwe bongera basubirane kuko uyu mugore ntabwo yirukanye nibishaka ubwe no wirukani uyu mugore yavuze ngo nibishaka afite ikibazo kirari ryinshi kirari ryinshi kigiza gute no kumuca inyuma cyane ngo n'abandi yamufatanye basambana tuza rero tuza batera udutebe iyo uri umugabo ntusambana iyo usambanye umugore wawe muri kumwe akagufata arabura kubabara yanakuzinuka bose uri umugabo agafata umugore wawe yasambanye byagenda bite ntabwo byagushimisha rero aravuze ngo wamukubita rero aracyari yamuce kada habuze umuntu uguca inyuma yoro yaguceka yoro ni sinzi urwo rugamba umuntu wazarure simbizi uwo bakundana yaragowe noneho rero ibimenyetso simusiga nagiye nkubwira ngo umuhanuzi ahanura ate afite ibintu nk'ibi ubu uri gutanga ibiki not sense not knowledge not wisdom uri vide mu buryo bw'umwuka uri vide rwose uburi vide uriya mama hari akantu yageze aravuga ngo uzi kurya kwe uriya mama muzi ko yaratunze n'ibishaka reka tuvuga ko muri iki gihe abagore n'abagabo bose si ugukora se reka twemere yuko umugabo n'umugore bose ni ugukora niba bose rero ari ugukora byange bikunde byemere ntibyemere urumva neza nuko uyu mugore yavunitse cyane yego uyu mugore yarakoraga n'ibishaka kirirwa ari gusenga atajya gushaka akazi nk'abandi ubwo se kwabaga ari ugusenga cyangwa kwari ndakubwira ngo iyi binaniranye mwiterura ndasesengura ibintu biri kuri iyi mihanda nicyo kiganiro numvisha umugore ashobora kujya kumesera abandi urangurikira kugira ngo abone icyatanu nawe ukajya gukupakupa ukazana ikindi cyatanu ubwo icyatanu ubuteranye cyatanu nangahe si 3,000 ibitatu n'ibitatu mu rugo ruzamuka umuntu umwe akaza akamukorera akamumesera akagira ate akamugaburira ibyo kurya cyangwa ngo agiye gusenga
reka mbwira n'abarokore mwese mudukurikiranye mbere yuko ujya gusenga banza ukemura ibibazo wawe urajya gusenga utarakemura ibibazo byawe iryo sengesho ni rya munagari hari undi mugore wakasa mutware numvisha hano ngo wabwiye umugore we ngo wabwiye umugabo ngo agiye gusenga ngo Yesu azaza asasa ubwo buriri reka mbabwire Yesu azaza ngo azaza asasa sha reka kubwire nkawe umugabo atagukubise kakumena ari urumva bintu nibiki ibyo wumve amadini y'ibinyoma ubuhanuzi bw'ibinyoma ivuga butumwa ripfuye rififitse abantu bicaranye nabo Yesu azaza Yesu uramubona yashashe uburiri Yesu ajya gusaza umwami ariko ntimukasusugura Imana ntimukazuzugura Imana ntabwo turi butinde turi kugana ku musozo cyane ngubwira ngo rero umuntu yakosa tuje namugiriye inama nyinshi kuri zikamera yarananiye naramubwiye ni kuba yagwa mu cyaha no gukora amakosa turi abantu umuntu yakoze bo emera niyemere haje nk'umwana we kuvuga abana be ko bari gukura bo baramutse bafashe mikoro byagenda bite si bibazo si bitangaza nagira ngo mbwira abantu bongera bisuzume bongera basengesha umwuka iteka bongera ubuzima bwo mu mwuka ku buryo ubuzima bwabo buhinduka imimerere y'imico mu buzima busanzwe igahuzwa neza niyo mu mwuka bitaraba ibyo bintu bitaraba mbandogarukimbirana abantu baracyabeshya Imana mbandogarukimbira uza abantu narakakubwiye uzi yuko dufite abantu bisha abandi nkuko wabivugaga uri kumva bibiri ngiye kuvuga genocide iba muri uru Rwanda 1994 yakorewe abatutsi uzasanga harimo ba Yohana bitwaye amazina bihangane ba Batista ba Maria ba Josephine ba Joseph si amazina y'Ikristo urumva batari bakijwe